si y'abantu bagiye kurya mu buryo busanzwe ari ukunama. Ntekereza kenshi ko nk'abara wa gatanu ko Imana iduha buri munsi, Imana iraduha itandukanirizo ribamo n'iri uburyo bwacu bwo kwakira uburyo bwacu bwo kwakira iby'Imana iduha, uburyo ntekereza ko ushobora kutamenya ugacaho imyaka myinshi wenda ikintu kimwe Imana yarakikubwiraga cyangwa yari ibigerageza kukivuga, agacaho imyaka myinshi wenda ukazacyumva imyaka 10 utekereza, akaba ari gukanguka ukavuga uti kandi kino kintu icyo kintu ariko atari bwo kivuzwe hashize igihe, nko kukwereka ngo iyi minsi yose cyavugaga ntigigeze kibona ucyakira, ntabwo wigeze ucyakira, ntabwo cyabonye umwanya. Rwose bishimangire kwakira ni ikintu gikomeye abizera bakwiye kumenya. Gusaba buriya biroroshye, gusaba nawe utabizi, ahubwo uko kwakira ni ikibazo, ariko cyabonerwa igisubizo abantu babishyize mu mutima, tukumva ko uruhande rwo kwakira rukwiye gukorwaho cyane, ndetse bikaba mu mutima wawe no mu bitekerezo byawe ko igihe cyose wumva hari icyo ushaka ko Imana ikubwira, igihe cyose wumva waba ushaka kwivugana nawe, by'umwihariko mu materaniro iyo duhura, ukagira inyifato attitude yihariye mu mutima wawe kugira ngo ijwi ryawe ku kirwa Patmos ni ahantu Yohana yatwawe, maze icyo gihe yari ari mu mwuka, noneho ngo uburyo we adekiriva ijwi ry'Imana ngo yumvishije rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Wenda iyo we bahagushyira cyangwa njye bahanshyira nari kumva ari amazi asanzwe, ari ijwi risanzwe, uwe yagiye kumva yumva ngo ni nk'iry'amazi menshi asuma. Kapasite yo kumva ko ari ijwi imeze nk'iry'amazi menshi asuma Yohana yari ayifite kuri icyo kirwa Patmos. Hari igihe Imana wenda ibishaka kumvikanisha uburemere bw'ijwi ryayo, wenda wowe wakumva ukumva igihe ijwi ryavugiraga mu ijuru rivuga ku mwana Yesu, umwami Yesu avuga ngo uyu ni umwana wanjye, biravuga ngo bamwe muri abo bumvishije ngo guhinda kw'inkuba, bumvishe ari inkuba zikubise ntibagira icyo bumva, kandi Imana yari ivuze ijambo rivuga ngo uyu ni umwana wanjye. So basically ndimo mvuga ngo Imana ishobora kuba yavuze, ariko kwakira the receiving side, uruhande rwo kwakira, birashobora kwivuga interuro umuntu akumva guhinda kw'inkuba, yavugishije ijwi rimeze nk'iry'amazi menshi asuma rifite imbaraga, wowe ntunaryumve ukagira ngo niyavuze. Nicyo gituma ndi kwifasazega kuri iki kintu, kwakira kwawe, attitude yawe yo kumva data arimo akubwira ni ngombwa. Amen. 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 Ndavuze amen. Amen. Yes. Ndavuga agace ka kabiri, uburyo ubushize navuze wavugaga ku utsindishijwe no kwizera. Ngiye kubereka igice cya kabiri, kandi ndabifuza kugira ngo umuntu wese atega amatwi cyane, just icyo nshaka no gutega amatwi cyane, ugira amahirwe yo kumva ibindi bituri mu rwego gusoma. Nta kintu gikomeye n'intwaro ya Satani akoresha nko kwicira iteka, biri ku rwego rukomeye. Uyu munsi wa none indwara nyinshi ku rugero rwa 90 ziterwa n'ibi bintu, internal issues,
ibibazo by'imbere, cyane cyane ibyo bibazo bishingiye ku kwiciraho iteka, ku kutiyakira. Ariko njye ndi kuvuga ngo ni intwaro ikomeye Satani akoresha ya bucece, ideturiza abantu, yica abantu bucece, buhoro buhoro, kuko amakuru bafite bumva ari ukuri, bakwiye kuba bakirwaho iteka. Bisuzumye bahita bavuga bati ubu se nahera he n'ikiraho iteka. Ariko iki nicyo ubutumwa bwiza bwaje gukuraho no gusiba no gukukumba burundu, kugira ngo butwereke urundi ruhande rw'Imana. Imana irabeshyerwa kugeza igihe ubutumwa bwiza ubwumvishije. Imana ntawe wigeze ayigaragaza neza kugeza igihe Yesu yazi. Aravuga ngo abambanjirije bose bari iki? Abajura n'abambuzi. Imana nta muntu ushobora kuyimenya ngo ayumve neza keretse ayiboneye muri Kristo Yesu. Uwo ni we shusho y'Imana itagaragara. Ishusho dufite Eliya aduha ntabwo twumva neza Imana, nasuko atayivugiye. Ishusho dufite Mose aduha ntabwo twumva neza Imana. In fact, kugira ngo twumve neza ibya Mose ni ngombwa ko tubanza kumva Yesu. Twamara kumva Yesu tugasubira no gutega amatwi Mose, tugahita tuvumbura ko Yesu atabeshyaga. Yavuze muri Yohana avuga ngo mwebwe muravuga ngo muri abana bamwumvira Mose mu muhanuzi wanyu, ariko ikibereka ko mutigeze mwumva Mose ngo nuko mutumva nge, ngo kuko ibyo Mose yavugaga byari ibyanjye. So niba Mose yaravugaga nge, nimumereho mubanze mumenye, nimusubira inyuma muzavumbura ko Mose nta kintu na kimwe yavuze kitari jyewe. Impamvu mutanyumva, n'impamvu mutumva Mose nuko mutanyumva. Nimusobanukirwa muzumva ko Mose atanyuranyije n'ibyo mbabwira. N'ibyo yavugaga, n'ibyanjye yavugaga. Ibi biguha ishusho y'uko kugira ngo wumve neza isezerano rya kera ni ngombwa kumvira ishya. Niwumvira ishya uhita wumva irya kera. Nta ushaka kwivuga baravuga ngo irya kera ntacyo rikivuze, rifite icyo rivuze muri ubu buryo. Pawulo yavuze ngo nitubashisha kuba ababwiriza b'isezerano rishya. Niyo tubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya, muzi icyo arimo avuga? Arimo avuga, ntabwo avuga ngo ababwiriza b'isezerano rishya bigisha Nouveau Testament gusa. Ariko ngo ababwiriza b'isezerano rishya niyo basomye muri Ancien Testament babonamo Yesu, babonamo iby'isezerano rishya. Amen. Zaravuga ngo nitubashisha, he enables us kuba ababwiriza b'isezerano rishya. Kubera iki? N'iby'Imana ishaka ko rivugwa. Impamvu nuko rifite ubwiza buruta ubwa mbere, ryatumijwe n'amaraso atagereranywa. So ni byiza kubyumva ngo iratubashisha kugira ngo tuba ababwiriza b'isezerano rishya. Twasoma mu bya kera, twasoma mu rishya, tukumva isezerano rimwe gusa ry'Umwami Yesu. Now, kugira ngo mbereke ko ari byo, reka mpere kwa Dawidi. Aha turi muri Zaburi 143. Dawidi yari umuhanuzi, Bibiliya ni kumwita. Hari ibintu yabonye Dawidi avuga aya magambo. Kandi ntushire umugaragu wawe mu rubanza. My God. You see, iyo Satani arega wowe nkuko nabivuze kuri wowe, abantu bafite ishusho yuko Satani ngo abarega ku Mana. You see, nicyo kibazo k'ibyo abantu bazi n'ibitekerezo by'abantu, n'ahantu bashobora kubipuruva mu byanditswe byera. Ariko icyo sinacyo kibazo. Ikibazo gikomeye cyane nuko Yesu ubugwaneza bwe n'urukundo
urukundo rwe n'ibyo yakoze bitigeze bisobanuka. Kuba rero bitarasobanutse biha abantu uburenganzira, bisa nkaho biha uburenganzira abantu bwo gusobanura ibintu uko babibona batitaye. Aricyo yavugaga ngo nimuriraho nabi, ariko avuga ku maraso, avuga umubiri, avuga n'amaraso. Yavugaga ngo nimuriraho nabi, ariko avuga ngo nimutadisena icyo umubiri wa Kristo wabakoreye, nimutadisena icyo amaraso yabamariye, hari ibintu bizababaho. Mucika intege, murarwaragurika, mupfa igihe kitageze. Ibi yabibwiraga bizera. Yaravuga nawe akenshi iyo turi gukora nyine tuzi nk'umuhango, ariko hari ikindi Imana yavugaga cyimbitse. Yashakaga kuvuga uburyo turya Kristo umunsi ku munsi, uburyo tumumenya umunsi ku munsi, uburyo tumusobanukirwa umunsi ku munsi. Ko n'ubu ngubu ndimo muganira turimo tumurya. So ntabwo tumurya gusa ku gikombe n'umubiri, tumurya buri munsi uko twumva ibye. Yerema avuga ngo ni byiza uburyo turiraho tumurya, uburyo tumurya, ngo uburyo tudisena. Yerema avuga ngo mu byo mukora byose, mu byo mwigisha byose, mu making sure ngo musobanukiwe neza iby'umubiri wakoze. Mumenye ngo ibyo mwubakiraho byose bikwiye kubakirwa ku mubiri we n'amaraso ye. Nimutubakira kuri uru rufatiro rwashyizweho, everything is wrong. Nta rufatiro, nta musingi, nta byiringiro. It's a lie, ni ikinyoma gusa. Ukuri kuri muri uyu mubiri n'aya maraso. So ntabwo yavugaga gusa ku munsi w'igawe, yavugaga uburyo tumwumva buri munsi, uburyo tumwakira buri munsi. Yesu so Dawidi avuga ngo kandi ntushyire umugaragu wawe mu rubanza. Hinyewe yarazi ko nushyira mu rubanza, sinashaka umwavoka, sinakwirirwa ntera imigeri, I'm dead, birandangira. Nushyire umugaragu wawe mu rubanza, kuko urubanza rwawe nta muntu n'umwe ushobora kurutsinda. Nushyire umugaragu wawe mu rubanza. So some people say ko Imana iri kuducira urubanza. Bavandimwe, nuko tudafite nk'ibyo umugabo yari afite, Imana igushize mu rubanza ntacyo wakora. Ntabwo amarira yawe n'agahinda kawe kabihindura. Ntushobora kuyimanipira. Niyo wabwira abandi ngo bagufashe, ibyo wakora byose ntibishobora gukomveka Imana, kuko ikiguzi cy'icyaha ni urupfu. Keretse wishyuza urupfu rw'ubuzima bwawe. Can you do it? Wakwishyuza urupfu rw'ubuzima bwawe? None se upfuye ahawe habari, waba uriho ngo ubone iby'imbabazi zawe? I'm telling you, nicyo gituma Dawidi avuga ngo mba nararabye, mba narapfuye. Ngwiyo nizera ko byansabye twizere ko nzabona kugira neza kwe, apana narapfuye ahubwo mu isi y'ababaho. Faith. Aravuga ngo kandi nushyire mu rubanza umugaragu wawe, nushyire umugaragu wawe mu rubanza, kuko ari ntawo mubabaho uzatsindira mu maso yawe. Uyu ni Dawidi. Ntawo mubabaho uzatsindira mu maso yawe. Na mwibuke umutwe uravuga gutsindishirizwa n'iki? No kwizera. Niba Imana idatsindishirije abantu kubwo kwizera, aravuga ngo kuko ari ntawo mubabaho uzatsindira mu maso yawe. Nta n'umwe, nta kintu na kimwe watsinda. I'm telling you, nta kintu na kimwe wakora ngo utsinde mu maso y'Imana. Niyo mpamvu yavuga ngo hahirwa Uwiteka atabaraho ibicumuro bye. Uwo arahirwa, kuko Uwiteka yahisemo kutakubara ibicumuro byawe. Imana iduciriye urubanza nk'uko abantu babitekereza babivuga ku isi. Dawidi aratubwira
yarababwiye ngo nta n'umwe watsinda urwo rubanza mu maso yawe. Nta kintu na kimwe wakora, nta mirimo itegetse n'amategeko wakora, nothing. Uko ni ukwishuka. Iyi ni imyumvire migufi. Ibi nibyo bituma ubutumwa bwiza butakaza agaciro kabwo. Ariko ni butakaza agaciro kabwo ahubwo abantu bananirwa. Abantu bavuga ngo ese Christianity has failed people, or people have failed Christianity. Abakristo, abantu bananiwe ubukristo cyangwa ubukristo bwananiwe abantu. Yibaza nicyo kibazo, abantu nibo bananiwe ubukristo cyangwa ubukristo nibwo bwananiwe abantu. Ibyo ni ibyawe gusubiza. Kuko ari naho mubaho uzatsindira mu maso ya ngo kuko umwanzi yagenjeje umutima wanjye. Naho Dawidi arabwishurira ngo kumbe ntabwo ari wowe wanashyiraga mu rubanza, ahubwo umwanzi yagenjeje umutima wanjye, yaje kuwushukashuka mu mutima wanjye. Uri kubikora n'umwanzi, kuko umwanzi yagenjeje umutima wanjye, yakubise ubugingo bwanjye abutsinda hasi. Iyo aje kukongorera agucira urubanza, akubita ubugingo bwawe babutsinde hasi. Niyo ntego ye ni ukwiba, kwica no kurimbura. Akiba ibyo Imana yakubwiye. N'Imana yavuga ngo ntabwo urambaye, ahita akubwira ati wambaye ubusa. Maze n'ibyo Imana yavugaga, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Njyewe mbere uko utambaye ubusa, ninde wabikubwiye? Niwe nicyagukorera, agutsinda hasi. N'icyo waba ufite agomba kwereka ko ntacyo ufite. Ngo umwanzi yagenjeje umutima wawe, agenza ubugingo bwanjye. Iki sekere kumva utasi no kumutsinda. Iki nicyo kiba kuba iyo bari gucirwa witeka. He beats you, aragukubita hasi ku buryo in fact kugira ngo utekereze Imana n'inyambabazi n'urukundo rwayo urushaho kuyihunga. Uhita wumva utakwegera ahiri, uhita wumva ukwiye kwirukana ukayihunga. Kumbe nicyo gihe ukwiye kubona imbabazi zayo. Amen. So akora ku buryo no guterana ibihunga, and it shows you iki n'iki ntibikwiriye. Nicyo gihe ukwiye kubona imbabazi zayo, ngo kuko yirengagije ibyo bakoze mbere y'icyo, kugira ngo yerekane mu gihe kizaza ubutunzi bw'ubuntu bwayo, ubutunzi bw'imbabazi zayo no gukiranuka kwayo. Ngiki cyakorera abantu. Nicyo gituma aragukubita hasi, ushobora kubyumva, ashobora no kukurwaza. Yakubise ubugingo bwanjye abutsinda hasi, yanyuje mu mwijima nk'abapfuye kera. Yanyuje mu mwijima n'icyo akora, atuza abantu mu mwijima nk'umuntu wapfuye kera. Uzi umuntu wapfuye kera ngo nta nubwo aba agitekereza, nta nubwo aba yumva kimwe, nta buzima aba afite. Urumva uvuze n'iby'ibyiringiro ntabyo, umeze nk'uwapfuye kera. Tekereza ngo n'ibyo akora, ngo akora ku buryo abagira gutyo. Ariko reka mbereke ikibavana mu kirere gutyo. Mu isezerano rya kera riri kwiga inkuru ya Goliyati na Dawidi. Abantu benshi barayizi. Niba utayizi ni ugutangira kwiga Sunday school. Hano hari umwarimu wa Sunday school azajya kuza saa 3 kiga ishuri ry'abana. Ushobora kuba warasimbutse amashuri, ariko ntacyo, tugenda tuyisubiramo kenshi. Mwumva kiri iyi nkuru iratangaje. Mwumve umunsi Goliyati yatsinzwe na Dawidi, agreement ibyo bari bumvikanye ubundi byari ubundi. Mwumve yatsinze Goliyati amuteye ibuye byoroheje. Mwumva ni ikibazo gikomeye. Mwumve ikibazo gikomeye. Hari umuntu umwe yaririmbye indirimbo aravuga ngo ariko Goliyati waramwaje, waje ufite ubukana
mu bigaragara ntabwo wari ukwiye kuba watugwa hasi n'akabuye kangana kuriya, ariko wamujeje isoni kuko nari nzi gukaze ukurikije uko wagaragara, ariko akabuye kangana gutera gutuye hasi bidafani Goliyati uramwaje kabisa. Ni uburyo yabivugagaho ashaka kwerekana uburyo nubwo aba ari binini but it's so simple, biturwa hasi n'utuntu tworoheje. Amen. Bamaze gutura hasi Goliyati, umva ikosa Abisirayeli bakoze, nibwira ko n'umunsi w'igikoro ngo nuko Abisirayeli bavudukana Abafilisitiya bari basigaye, babiruka inyuma babica, abandi barabacika baragenda. Babisiza nera, iri ni ikosa mu masezerano yari yumvikanywe hagati ya Goliyati ndetse na Isirayeli yarari, uwanyu nadutsinda turaba abagaragu bawe, uwacu nabatsinda murabiki abagaragu bacu. Kuki Goliyati atigeze yica Abisirayeli, ahubwo byamaze iminsi 40 abatera ubwoba? Intego ye yarayihishuye, ntabwo yashakaga kubica ni ikintu cyiza, kubagira abagaragu by'iteka ryose. Ubundi abantu bazi iby'ubwami nuko byakoraga, ntabwo mwicaga abaturage b'igihugu muteye, mwarabafataga mukabagira abagaragu banyu bakabakorera, nawe ukaryoherwa n'uwo munyenga yo gutegeka. Mwumve ko Imana icyo iri kuvuga nuko wima, kandi ntiwakwima udafite abo utegeka. So mu murimo wa Kristo yashakaga iki? Ntabwo ashaka ko abahoze badutera ubwoba n'ibyahoze bitugira imbaraga yuko bihinduka abagaragu bacu. Oya, gupfa ni ibintu byiza, ahita avaho akagenda, kuko n'abenshi barabatsinze muri icyo gihe. No, nibagume hamwe, enjoy them, you know. Yes. Ariko murumva uburyo Imana ari nziza. Tekereza ko yaca ngo baba abagaragu bawe. Abisirayeli ngo biruke, sinzi cyabafasha, biruka inyuma bituma bashoboye, abandi barabacika, kandi icyo gihe bakomeza kujya babatera. Tekereza iyo masezerano akora, ni ukuvuga ngo byari kumenyekana hose nta muntu n'umwe w'Umufilisitiya uzatera Isirayeli ukundi, kuko twumvikanye ko batsinda igihanda cyacu gihanganye Goliyati tuzahinduka abagaragu. Nuko byemeranyijwe mu masezerano, Goliyati yatsinzwe mu buryo busuzuguritse, atewe akabuye. Icyo twemeza ni iki? Mwese muva mu kagera mwahindutse abagaragu b'Abisirayeli kugeza iteka ryose. What a life! Tutimagine ubuzima Imana ishaka. You see, kandi uzi ikintu cyatumye babiruka inyuma ni ubujiji. Kandi ibyo avuga ngo yababwira ntibamenya ntacyo bazi, ngerageza kubabwira ibintu nawe bakihutira gukora ibintu nta nabatumye. Nshaka kubereka ibyiza kurushaho, byatuma babaho neza kurushaho, ariko abamubwira ntibumva. Mwese urumva ibyo atabibwira Abisirayeli, ntimwumva. Nababwiye kutabiruka inyuma, none murabirukanye, amasezerano muyakuyeho, kandi yari akwiye kubaho ngo babe abagaragu banyu. None bazaba abagaragu banyu bate? Ko ari ibintu mwari mukwiye gukora mu buryo bw'ofisiye, ku mugaragaro, byemewe, bazana abatware babo, byemezwa uwo munsi. Imagine icyo ubuzima Abisirayeli bari kubaho, abanzi banyu number 1 ari bo bagaragu banyu. Aho kugira ngo aguteze ibibazo akaba ari we ubigira, aho kugira ngo akugire nabi akaba ari we ubabara, ukaba free mu buryo buhoraho. Ubundi babandi bari babizi, baravuga bati mu rwego rwo kugira ngo ibihugu tubifate kandi twumve ko biri mu maboko yacu, nuko tubagira abagaragu bacu, tuzaba turaba umudendezi igihe cyose. Ariko iyo mutangiye kubarwanya, bamwe barabacika, bakazagenda bakazakura bakagaruka barahindutse, abandi bakabatera. Ariko iyo bibaye gutyo biba ibintu byoroshye. Mwarimu uzi ko ari Imana yashakaga ko bigenda gutyo,
Mbese Dawidi ahagarariye Kristo aho, na nicyo Kristo yakoze. Muri make y'amavuga ngo n'intambara zimwe na zimwe, nayo mpamvu navugaga ngira ngo intambara zimwe nziza yo kwizera you find that ntibiri necessaire, kubera atavuga ngo ihame ryavugaga ngo uwo nguwo akwiye kuba hehe, abanzi be bakwiye kuba munsi y'ibirenge by'itorero, munsi y'ibirenge bya Kristo. Kandi murabizi Kristo ntabwo ari amaguru, Kristo ni umutwe, Yesu ni umutwe ufatanye n'umubiri. Niyo ngo umutwe n'umubiri nibyo bikoze itorero. So Yesu niwe mutwe, twe turi ibisigaye byose. Nabyumvikana ko ashaka kubashyira munsi y'ibirenge byabo, yagira ngo mu bategeke iteka byose babagaragu bayo. Muri kubona ko Imana ishaka ko ibi byose abantu bahangana nabyo biba abagaragu bacu. The gospel, ubutumwa bwiza. Yanuje mu mwijima nk'abapfuye kera, nicyo gitumye umwuka wanjye ugwira isari muri njye. Ibi ni ibimenyetso bibaho ku muntu wese uri kwicira yitega. Mwumve, yatangiye arimo yerekana uburyo umwanzi ari ugenza umutima we. Imana ntabwo ari yamushyize mu rubanza, ni umwanzi. Ariko reba, niki gituma abantu bagwa isari? Nibi ngo nicyo gitumye umwuka wanjye ugwa isari. Ntabwo biri mu Mana, ugwira isari muri njye, umutima wanjye ukumirirwa muri njye. Nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose. Mwumve salvation. Agamba ariko nibutse iby'iminsi ya kera. Uyu ni Dawidi. Nibutse ibyo wakoze. Twebwe n'iki dukwiye kwibuka? Yatubwiye tudakwiye kwibagirwa. Ngiri mujye muhora mubikora kugira ngo munyibuke. Yararimo avuga iby'umutsima n'amaraso. Muri make ari kuvuga urupfu n'umuzuko bye. Sarimo avuga iki? Ngo nekereza umurimo w'intoki zawe. Nuwuhe murimo twebwe twibuka? Nuwuhe murimo w'intoki z'Imana utavangiwe, wakozwe n'Imana ubwayo. Ngo nibutse umurimo w'intoki zawe, ngo muramburire amaboko, umutima wanjye ukagirira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Ziravuga ngo ikintu kimwe kinkomeza, nibuka umurimo wakoze, nkakuramburira amaboko, kuko umutima wanjye ukugirira inyota nk'umuntu uri mu gihugu cy'amapfa. You see, ikintu kimwe cyonyine cyatuma nagwa isari, napfa, nangirika, ngo nuko nibuka umurimo w'intoki ze. Kandi umurimo w'intoki ze nta wundi, nuko dutsindishirizwa gusa no kwizera. Ibintu uzi ko abantu benshi barwara kandi nagitangaza, reka mbibereke, ntabwo ari ibyaje ubu ngubu, kuko nibwo butumwa bwagomba kuvugwa hose. Ariko murebe icyo bakoreye bamwe. Ndagira ngo mbereke ikindi gikomeye. Mu Bagalatiya 3:1-3 hari ijambo rikomeye nasomye, ndavuga ni this is amazing. Murebe ngo yemwe Bagalatiya bapapa, ninde wabarozi? Nakoresha iri jambo, ninde wabarozi? Iri jambo rivuga ngo to be put under the spell, ni ugushyirwa munsi y'uburozi. N'abantu ba spell ni nk'uko hari ubwoko bw'uburozi ku buryo uwo muntu iyo ari munsi yabwo, iyo iri munsi y'iyo spell, ibyo ukora mu bubizi, ibyo uvuga mu bubyumva, mbese uba usa nkaho hari undi muntu uri kugukontorora. Ntabwo uba ukiri wowe. Uyu muntu niwe nita ko ari munsi ya spell, munsi y'ubwo burozi. Ndagira ngo murebe icyo Pawulo ari kuvuga. Ari kuvuga ngo yemwe Bagalatiya bapfapfa, ninde wabaroze mugasa naho mubaye munsi y'uburozi? Nimucyumva, ni nko kuba uri kubana n'umuntu ari muzima, all of a sudden agahinduka neza, ntabakiriwe ibitekerezo bye, ukabona saka bisa nk'umuntu warozwe. Under the spell, to be under the spell. Nibyo ari gukoresha, niyo terminology ari gukoresha Pawulo. Yarazi icyo avuga. Mwumve icyo ari kwita uburozi bari munsi yabo. Ngo murebe, ngo ninde wabaroze? Mweretswe Yesu Kristo nk'ubambwe ku musaraba mu maso yanyu. Aravuga ngo se mwari mwabo
iyerekwa rya Kristo Yesu abambwe ku musaraba nicyo bivuze. Muzi icyo bivuze kuba yarababambiwe, kuba yarabamanikiwe. Ibi byonyine nibyo nshaka ko mumbwira. Nimumbwira ibindi ngende gushaka kwibaza ishurirwa ry'urupfu rwe ryigeze rica mu matwi yabo no mu maso yanyu ngo mubone gutyo, mubone ko yapfuye ku bwabo. Ibi byonyine nibyo nshaka ko mumbwira. Pawulo arimo abwira Abagalatiya. So ibi nibyo nshaka ko mumbwira. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo bahesheje umwuka. Ibi ari kubabwira uborozi noneho baroze. Nubwo mbere byari byiza mutangiriye mu mwuka, none ubu mwaje mu mubiri. Musigaye muvuga ko bisa no muri kuvuga ngo imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka. Ruvuga ati mumbwire, ibyo ntibyaba bipfobya umwami wababambiwe. Agaciro k'ibyo yapfiriye murakabona. Na aravuga ngo cyangwa se nuko mwumvise mukizera, muri abapfapfa mutyo mwatangiye iby'umwuka none mubiherukije iby'umubiri. Iby'umubiri avuga hano ni ugutekereza ko hari ikindi kimesha umwuka cyangwa kimesha agakiza cyangwa kwemerwa, kitari ukwizera Kristo kandi wa wundi w'abantu. Aravuga ngo ubuzima bwabo bumeze nk'abantu bari munsi ya sipero, munsi y'uburozi. Bantu baba babyizera cyangwa babyigisha ngo ni uko baba bari munsi y'uburozi, batazi ibyo bavuga, batazi ibyo bakora, ngo kubera ko icyo babuze ni iki? Ni ukwerekwa Kristo ku musaraba, ni ukumwereka yarabambwe. Aravuga ngo iki ngiki bakibonye bahindura ibyo bavuga, nuko bizera, nuko babona ibintu. Uko iki nicyo kibihindura byose. Nta muntu n'umwe ushobora gusigara yiyemera amaze kubona umusaraba. Ujya hasi ukawuramya. Umuntu wese ukiramye nuko ataramubona. N'ubwibone niho bushingira nuko utarabona ubwiza bwayo. Ububonye kimwe mu byaguca mu mutwe bati umuti nicujije n'icyatumye ntekereza n'akantu gatoya kajyane no kwiba. Ububonye Pawulo yagiriwe nabi kubw'ubu butumwa nibwo yarimo yigisha. Bibereke Byakozwe 21:21. Muri iki gihe Pawulo yaravuye muri Efeso mu 20 na mu 24 hari umuhanuzi witwaga Agaba arahanura. Arabwira ati biravugwa cyane rwose ko hari bamwe bari gutegereje Yerusalemu, ko yari afite gahunda yo kujya Yerusalemu gusura bene data. Muri iki gihe ashatse kujya gusura bene data, agerayo, agezeyo yakirwa na Yakobo n'abandi n'izindi ntumwa ziramuganiriza. Rero nawe aziganiriza ngo ibyo Imana iri kumukoresha mu banyamahanga. Amaze kuzibwira ibyo bikoresha mu banyamahanga ngo bashima Imana, bahimbaza Imana, ariko bose bagaruka ku kibazo kimwe. Baravuga bati rero hari gahunda yo kujya mu rusengero, hari hariho ukujya mu rusengero. Aravuga bati ariko hari amakuru akuvugwaho. Ayo makuru akuvugwa turagenda tuyakubwire, noneho twiga ubwenge uburyo twagukamufura tugwishe, hanyuma tugutwara, hanyuma wubahirize imihango y'Abayuda, wubahirize imigenzo yose, nurangiza ugeyo. Kuko nibitagenda gutyo baragutekereza gutya. Na murebe icyo bamubwiye 21 barabwira ngo babwiye ukavuga yuko badakwiriye gukeba abana babo cyangwa gukomeza imihango y'Abayuda. Indi nibyo yigisha. Ndaje bereka ibyo yigisha. You see, Paulo baramukotinga, baravuga bati ibyawe biraza kuko ibyo wigisha turabizi. You see, ariko babwiye ibyo ubutumwa bwira abanyamahanga barishima. Batariko ikibazo kiri mu Bayuda gusa, ikibazo kiragoye ngo uyu munsi kigoye n'iki. Ikibazo Abayuda muri icyo gihe bari bafite, abanyamahanga batari bafite, gifitwe n'abanyamahanga. Uyu munsi baburanira ibitari ibyabo by'Abayuda, nibura bakaburanye ko aribo bahawe imihango n'amategeko.
ariko usanga nk'abanyarwanda batahawe imihango n'amategeko y'abayuda bayizirikaho. Wanda twebwe abanyamahanga twari abanyamahanga uzi ibyo twaha ubutumwa bushya bwaciye mu ntumwa Pawulo arimo duhishurira iby'agakiza bidashingiye ku kintu cyose uretse kwizera Yesu, akaba wenyine akwiye kwizerwa n'abanyamahanga ndetse n'abayuda. Iby'abandi ntabwo dukwiye kubyizirikaho. It's not our stuff. Namwumve kuri iki gihe ababuranaga si abanyamahanga, uyu munsi ababurana n'abanyamahanga. Iki gihe ababuranaga bari abayuda, bavuga urebe mu birebereza ngo bari ngo ibyawe yuko wigisha abayuda bose bari mu banyamahanga. Muri bityo ngo ni mu byigisha abanyamahanga it's okay, ariko twebwe hari imihango tumenyereye kubahiriza. None waratinyutse utangiye kutubwira ngo twe gukeba. Ikimenyetso cyavuye ku Mana, kandi mwumve gukebwa byavuga iki? Ni ugukuraho ibyakera. Imana yabishura Christ, urupfu rwa Kristo mu gukebwa. Irabishura umusaraba mu gukebwa. Ivuga ngo ni gukebwa bishatse kuvuga ni ugukuraho ibyakera kugira ngo ibishya bize. Ni ikimenyetso cy'umusaraba. Na umusaraba waraje. Yesu yaraje kuki gukebwa none ni byo Pawulo yavuze. Ariko mubikore kubwari ko mushaka gushyira igikundiro ku miliyari, ariko ukuri kuri ngibyo ngibyo ntacyo bivuze keretse uwizeye mu mutima we. Ntibabyumva. Pawulo atanena muri kubona ibyo bamurega ni ibisanzwe. Wigisha abantu kureka gukurikiza Mose nyine, akurikize Mose bashaka yikiza. Nimureba ko ari ibyageze mu 2022 nobody need muri iki gihe akimara kugerayo bamubwirire murebe icyakurikiyeho. Nubwo nasimbutse amaverse nagiye mfata amaverse munini kuva 21 kugeza 26, ariko nabikombinye nguramo iby'ingenzi. Ni inkuru nini iryoshye itangaje. Nawe muyumvi 20 naho verse 22 ariko ngo nuko iyo minsi irindwi yenda gusohora, abayuda bavuye muri Aziya bamubonye mu rusengero. We bari ku rwego rwaho banamubonye mu rusengero, umva baramwangaga ku rwego rwo hejuru. Ngo bamubonye mu rusengero batera abantu bose imidugararo, baramusumira, barasakuza bati bagabo ba Isiraheli nimudutabare. Ariko nicyo muzicyo ni kubereka bwa burozi bari munsi ya bwa burozi. They are under the spell. Ninde wabarozi ku buryo musumera umuntu. Niba ari urukundo rw'idini, niba ari ishyaka ry'Imana, niba ari ibiki, ni ukurwanirira Imana se, kugeza aho uvusha amaraso urwanirira Imana. Wari iyo Mana yishe isaba amaraso kwiyacu yayatanze. Ubwo bwoko bw'iyo Mana n'ubuhe buri n'ibyo bintu, izo ntambara zituruka muri kamere muntu ndetse no kuba uri munsi y'uburozi. Ubu Pawulo avuga baramusumira, batera umudegero bati mudutabare nkaho ari ikibaye. Ibintu byari bikomeye muri icyo gihe bavuga ngo mudutabare umuntu umwe. Kandi azira icupa ari kubabwira ibya Yesu. Umwuka w'idini niwo mubi cyane kurusha indi myuka yose, niwe mukuru w'ibintu, kuko niwo woretse isi muri rusange. Uyu ni wa muntu wigisha hose abantu bose gusuzugura ubwoko n'amategeko n'ahaha. Bagize baravuga barabitwisiza ngo nta kindi yigisha, ngo yigisha gusuzugura ubu bwoko. Mbese arimo adusuzugura n'amategeko arayasuzugura ngo n'ahaha. Ahahera Imana ageza ate kandi ari ikizi. Namurebe cyahise gikurikiraho kugira ngo urebe ko ibyo nguzanye. Kandi yazanye n'abagira iki mu rusengero. Ni gute yinjiza abanyamahanga mu rusengero? Ni gute yakira abanyabyaha mu rusengero? Ni gute abemera? Simperuka Yesu avuga ko yazanywe nawe, ko atazanywe n'abazima, yazanywe n'abarwayi. Aho bakwiye kwakirwa niho birukanye. Ubwo ni bwoko ki bw'ubutumwa bushaka batunganijwe
yabwirijwe nani kandi bari bakwiye kuza ngo abakira beza kandi yazanye n'abagereki mu rusengero ahamya ahumanya aha hantu hera yahakandagiye yahahumanyije kandi muzi ibyo yigisha babivugiye batyo kuko bari babonye Tirofimo umunyefeso ari kumwe nawe mu rugo bibwira yuko Pawulo yamujyanye mu rusengero ntabwo yari yamujyanye mu rusengero iki kwereka ko bari munsi y'uburozi y'Urwanda n'iki cyafasha abantu aho kugira ngo babone ibyo kubona barwana ibyo kutarwana aho kwakira ibyo bakwiye kwakira n'ibyo barejeta bakaba munsi y'uburozi bumva ko bari kurwanira idini barwanira amategeko batanumva ku murongo wa 3 umurwa wose uravurungana umurwa wose abantu baterana birukanga bafata Pawulo buri wese yavaga ahari yirukanga ashaka gusumira Pawulo ariko buriya murebe umuntu umwe niwe uri kubabwira ukuri abandi bose baribeshye rero kuko hano hari imyumvire ivuga ngo mwefete ko ari benshi babyumva kimwe mu byo nibyo by'ukuri none wowe kuko uri umwe ubwo ngubwo uribeshya ni gute abandi bose baba rongo ukavuga ukuri well urugero ni bamukura mu rusengero uwo mwanya bakinga inzugi murebe icyo bakoze bamufashe ku rusengero bamushoramo bahita bafungura urugi atangiza hera urusengero rw'Imana bamusohora mu rusengero mwumve ibyo bamwakiza mwumve ibyo bamurega none muraza kwirebera ibyo yigisha namubisuzume murebe ibyo twigisha murigera ku mutware w'ingabo z'abasirikare yuko i Yerusalemu hose hari hagize imidugararo muri ako kanya ajyana abasirikare n'abatwara aho Imana yari ije gutabara imitwe amanuka yirukanga abirohamo nabonye umutware w'ingabo n'abasirikare barorera gukubita Pawulo ubwo bari bamuri hejuru bamaze kumusohora bahondagura inkoni z'ubuzima bwe bwose yazumishije umusozi abamukubitaga bene data bakristo we bashobora kutagukubitisha ibiboko bakagukubitisha amagambo bamukubise inkoni bene data nawe utizera waraho bazirikise ku mwuka w'idini arimo bakubita umuntu bivuye hejuru ubwo birumvika ko bamukomerekeje ko harimo ahandi batwereka uburyo bigeze bamukubita bakamukomeretsa akamera nk'upfuye intumwa zikaza zikamuzenguruka umucucu n'icyenda bakamuzenguruka iruhande abahanga abanditsi bavuga yuko cyabaye igitangaza bisa nkaho Pawulo yari azutse nibyo yandikiraga bifite ngo twari twereje tumeze nk'abapfuye rwose Imana yaraduhumurije yahuye na kane uzi icyo yaziraga muraje murebe icyo yaziraga muri ako kanya bamushyira imbere bamutwara kugira ngo bamwumve ahagarara mu rukiko arimo yiregura muri icyo gihe hari uwitwaga Feliki niwe wabanje hanyuma Yusito hanyuma hari umwami witwaga Agripa Feliki aza kuvaho haza Yusito hanyuma baza kubagarika guhagarara imbere ya Agripa ariko mbere yo guhagarara imbere ya Agripa aha bamushyize aho baravuga bati ibyo byose umuntu ntabwo bari kumukubita ubusa reka twumve ibyo afite kuvuga baramwumviriza kugeza kuri iryo jambo hari ibintu yababwiraga nawe ndagira ngo nawe uze gusubira yisome wumve iryo jambo maze bavuga ijwi rirenga bati kuri icyo kigabo mu isi ntigikwiriye kubaho honestly ntakwiye kubaho ariko muri kubona ibintu atari uburozi buri yaravuze ngo ninde w'abarozi put you under the spell
imyuka mibi. Ntabwo ari uko barwanirira Imana, uko ni ukuba munsi y'uburozi. You don't do that. Niba avuga ibyo utemera, uramusengera kuko ubona neza, kuko niba uzi ukuri, you pray, uramusengera kugira ngo nawe akorwe ku maso ye ahumuke. You don't beat him, umukubita, umutuka, umuvuga nabi. Nari mu gihe ubushize hari radiyo imwe narimo numva bana iriya hirya, abo bantu bari bari kuri radiyo bigisha, bafite itorero n'urusengero rwabo nyine rwitwa Umusozi wa Sinayi. Ni ahandi bavuga. Icyo gihe bari bavuze ngo bafite umunsi mukuru ngo tariki 9, ngo baraza ngo kuva saa 2 za musoro kugeza saa 2 z'ijoro, ngo bari kuvuga abakozi b'Imana bose ngo babi, abarya ruswa. Urumva ngo nicyo ngo barashaka gutunganya itorero. Icyo gihugu ngo bashaka gutunganya itorero, ngo so ngo bafite gahunda kuva mu gitondo. Icyo gihugu kigira independence le 9, ntabwo le 9 nibwo bazabikora. Uyu munsi tariki zingana? 9. Uyu munsi babikoze. Ngo kuko urumva bo ntabwo biriba, ntabwo baje umusozi wa Golgotha, turumva banageze mu gita Sinayi. Ntibazi impinduka zabo. Yesu ntacyo avuze, bashaka gutunganya itorero. Ni gute mwakira abashumba, biko bavuga ni gute mwakira abantu barya ruswa? Wana bibwirwa n'iki niba bananirya? Donc bo bahindutse abacamanza bicaye ku ntebe. I was amazed. Mwatunganya itorero mwere. Ibyo suzugura Yesu. Wakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, aritunganya ryishyire ridafite ikizima. Ni wowe uryeze kugira ngo aryeze. Abefesi 5 kugira ngo aryeze. So muwayi ufite we muti wapfiriye wo kugira ngo abantu babereke Yesu yiyereze. You see, kandi bezwa n'iki no kwize. Icyo gihe ndavuga ni ibintu birakomeye. Ngo abandi muratinya, ngo twenye dutinya tuvuga ku mugaragaro. Okay. Batera umukungugu mu kirere, umujinya bashangwa. Bigeze aho umutware w'ingabo abategeka kumwinjiza mu rugo rw'igihome, ababwira kumutatisha ibiboko kugira ngo amenye icyateye abantu kumuvugiriza iyo nduru. Nawe yaravuze ati bamwongere ibiboko kugira ngo twumve neza n'iki cyatumye bamuvugiriza induru. Ibyo byose ntabwo bamuvugirije induru byari ngo ntabwo urivugira ubusa ku musozi. Aha yavugiraga ubusa. Na uyu murongo murebe kuko nibyo yaziraga. Aza guhagarara imbere ya Agripa, arabwegeza amahirwe mwami Agripa ko ngiye kwisobanura, kuko icyo gihe yarabwiwe n'umutware yuko hari iby'umugabo barebewe ibyo ari byo. Icyakora iyo yasuzuma abona nta makosa afite, ariko abene wabo n'ibintu n'ibyo ntabwo bamwumva, bashaka kumwica. Ntabwo ati nta kibazo bamuzana ahagarara imbere yanjye nanjye nimwe. Uko niko bamuzana, bavuga ndashima ko mbonye amahirwe yo kwisobanura imbere y'umwami Agripa. Kandi ibyo ngusobanurira ni ibi. Nahereye ku murongo wa 4 ariko hari umurongo wa 1. Ingeso zanjye uhereye mu buto bwanjye, ubwo nahoraga mu bwoko bwacu ni Yerusalemu, uhereye mbere na mbere abayuda bose barazizi. First of all, banzi ari uburyo bazi, mwumva uburyo bamuzi, kandi baranzi uhereye mbere na mbere, ndetse bakwemera guhamya yuko nari umufarisayo mu gice cyarushaga ibindi byo mu idini yacu gukomeza imihango.
so nimumbone ndi kuvuga bitya muvuga ngo ari kuvuga kuko atazi iby'imihango aravuga njyewe mbere yuko mbyumva mbere yuko mvuga ibi hari ibindi nemera hari ibindi navugaga kandi ibyo navugaga byari gukomeza imihango y'abayuda kugeza igihe hari icyambayeho icyo cyambayeho ni ikintu umwami Yesu wamubonekeye na murebe aravuga ngo 6 none mpagaritswe gucibwa urubanza kuko niringira kuzabona iby'Imana yasezeranije ba sogokuruza nagira ngo mwumve neza iby'imiryango yacu aba mureba imiryango yacu 12 yiringira kuzabona murebe ngo kandi guhera uyu munsi mwumvise ukuri ahandi kuvugira ikorera Imana n'umwete mwinshi ku manywa na nijoro abo reba barimo bakora ngo kugira ngo batinyinge kuri bya bintu Imana yasezeranije njyewe nibyo nanjye niringira ariko ni kubabwira yuko byabaye byasohoye bakwiye kwizera kugira ngo batsindishirizwe bo baracyakora amanywa nijoro bashaka kubigeraho bafite intention nziza ariko bari wrong kuko ibi ngibi nanjye nibyo niringira ubisuzumye neza ntabwo ndi kure ya ndi kwiringira ibyo biringira ariko icyo batazi bari kubirwanira ngo babigereho kandi iyo nzira ni ikiriho hari n'inzira yafungutse iyo nzira ni imwe ni iya Yesu aho tubihabwa kubwo kwizera tugatsindishirizwa nawe mwumve atera n'ingingo reka n'ibyo bintu batabyumva yuko ibyo bintu byahindutse ngo kuko ari byo niringira none mwami nicyo gitumye ndegwa n'abayuda muri murugo mwami ni iki gituma mugira ngo ni ikintu kidashoboka kwemerwa ko Imana izura abapfuye na communication ya Paul yari itangaje ari kubabwira ibi ahita avuga ati reka mbabwire mbagereranirize ikiri kubabaho arimo avuga ngo okay uko muri kuvuga gutyo yuko dukwiye kubariza imirimo itegetswe n'amategeko njye navuga yuko tumwizera gusa ibyo bintu bikaba naravuga ngo n'iki gituma byakoroha nicyo gituma bibagoye kumva bibarushya kumva ko Imana ishobora kuzura n'iki n'abapfuye muri make muri kuvuga ko ibyo bintu bidashoboka no kumva yuko Imana idashobora no kuzura iki abapfuye ariko niba Imana ishobora kuzura abapfuye iki cyo ntiyagikora ntabwo abantu batsindishirizwa no kwizera ibyo ntabwo bishyira agaciro ku Mana n'imbaraga z'Imana yacu yuko ibi bintu byose ari ibikora atari twe tubikora na le fait ko batizera ko Imana yazura abapfuye ifite nta nubwo bayizera kuko basuzugura iby'inzira yashyizeho babiheshwa no kwizera gusa niba batizera bazizera ko umuntu yazuka niba batizera bakwizera iki kindi Imana yakora ni ikihe gitangaza bakwizera kindi niba ibi ngibi batabyizera ndangirize kuri uyu murongo ariko haguruka avuga ngo dore ibyo yambwiye muye n'umwami Yesu yarambonekeye ntabwo mwami Agripa ibyo ni kukubwira ari byo njye nihimbiye nahuye nawe kuri urya munsi nari mu nzira njye Damasiko mpura n'umucyo mwinshi uwo mucyo mwinshi mubitwa hasi arambwira ngo birakugoye ko urwana utera imigeri mu mihunda na ijwi ry'umwami Yesu atangira kumubwira mu byo yamubwiyemera kuri 16 ngo ariko haguruka uhagarare kuko igitumye mubonekera ari ukugira ngo mutoranye mugire umukozi wawe n'umugabo wo guhamya do you see tutemanya ibyaba you see umuhamya nuhamya ibyo yabonye nuhamya ibyaba nuhamya uvuga ibyo yabonye ibyo yumvishije ibyo Yohana yavuga ngo twakozeho uwo twiboneye n'uguhamya ibyaba twe turabahamya umurimo n'uwe twe tukababahamya na murebe mubone n'ibyo zakubonekerana mukize no you see yarabizi yuko ubwo bwoko buzamugirira nabi aravuga ariko nzagukiza abo ubwoko bwanyu n'abanyamahanga ariko ngutumyeho
mbagukize, kuko namwe murabyumva ko bateye hejuru, ni Imana yamukije mu maboko yabo. 18 murebe, kugira ngo ubahumure amaso. Sinavuze ngo bari munsi y'uburozi, kugira ngo ubahumure amaso, nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave no mu butware bwa Satani, wa wundi Dawidi avuga utuma tugenda tugakubitwa hasi tukamera n'abapfuye tukibagirana. Ariko ngo bave mu butware bwa Satani bajye kuma, bahere kuba bari mu byaha byabo, baraganwe n'abejejwe n'iki? No kwizera. Baraganwe n'abejejwe. Ngo hari itsinda ryizera yuko ryejejwe kubwo kwizera. Ariko nabo ndagira ngo bahumuke amaso, nabo baze binjire bave mu butware bwa Satani bajye kuma, bahere kuba bari mu byaha byabo, bamenye ko ibyaha byabo byababariwe, kandi baraganwe n'abejejwe no kwizera. Hari abejejwe no kwizera, hari abandi bakirwana no kwizera. Hari ukwezwa no kwizera, wize umurimo wagukorewe no gushaka kwezwa ibintu utazageraho. Ibi ni byo ubwoko bwa Isirayeli bwarwanyaga, ibi ni byo bagorana kandi ngo bagakora amanywa n'ijoro, aribyo bashaka gusingira. Baravuga ngo ngiye narabisingiye, nibyo ndi kubigisha, nibyo ndi kubabwira. Nicyo mvuga ngo mujije namwe ubwabo, niba atari bwo butumwa twigisha. Ibi ni byo Pawulo arimo avuga, nabyo azi yuko abwira abantu ko beza no kwizera. Yeti banze kubyemera icyo gihe, ahubwo bashaka no kumwica. Urebe umurongo wanyu, ari abayuda n'abanyamahanga, Baroma 3:28-30. Aravuga ngo kuko duhamije yuko umuntu atsindishirizwa no kwizera, atari imirimo itegetswe n'amategeko bantu b'Imana. Mbese Imana ni iy'abayuda bonyine, si iy'abanyamahanga nabo? Ni iy'abanyamahanga nabo. Kandi ubw'Imana ari imwe, izatsindishiriza abakebwe kubwo kwizera, n'abatakebwe nabo izabatsindishiriza kubwo kwizera. Dutsindishirizwe kubwo kwizera. Duhaguruke dushime Imana.